kwirinda ibibi. Yarafite abana 10 n'amatungo, intama, ingamiya, amafi, z'indago. Yarakomeye kuruta abantu bose bo muri uwo mudugudu. Umusuma abana b'Imana baje gushengerera Imana, Satani nawe yazanye nabo. Imana imubaza aho aturutse, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu ko akiranuka? Yobu yubahira Imana ubusa ndakanyagwa. Nuko wahiriye umurimo w'amaboko ye. Rambura ukuboko kwawe, kore kudatunze byose. Aza kwihakana, ureke kuvuga ko Yobu akiranuka. Satani yiraye mu bintu bya Yobu bihinduka ivu, arimbura abana bose ntawasigaye, abantu wa kirazira. Umugore we n'inshuti bari bamuhaye akato, arwara ibinyoro akajya yihara, kugeza ubwo yifuza urupfu. Umugore waramubaza atubura akomeje, ngaho ihandagaze utuke Imana wipfire, dore ntagisigaye, ntagisigaye. Yobara musubiza tuvuze nk'umwe mu bapfapfa, ntabwo yigeze acumura ku Mana ye habe na rimwe. Satarumirwa, satanarumirwa. Nawe mukristo, ndakwinginze ujye wihanganira ibigeragezo byo muri iyi si. Umenye yuko uwihanganye ari uzakizwa, kandi usubize agatima impembero, wibuke ibyo Imana yagukoreye, uzasanga nawe uri Yobu muri iki gihe cyacu.